Yes guys, ngira ngo murabibona rero, iyi sayidi turiho ni iya za matora. Iyi ngiyi ni kingi matiresi kuri ariya amadolari 449 n'ibice 99. Ariko murabona ko ari matora nziza rwose, isa neza. Iyi ni kingi pulatinamu mati, nayo iri kuri 348. Zigiye ziri mu byiciro bitandukanye, murabibona. Ngira ngo gayizi murabona ko haba harimo ibintu byinshi: ibitabo, inkweto, ibikombe, za foto furemu, amatiresi nk'uko nababwiye, n'amabogisi yayo. Haba harimo ibintu byinshi cyane. Ni ahantu rero ushobora kuza ukaba wagira ikintu uhahamo, bitewe n'icyo wifuza. Aha ngaha murabona ko harimo ibikoresho bitandukanye, harimo imyenda. Ni isoko riba rigiye ririmo utuntu tw'udupariti, umuntu aba yaraje akakodesha cyangwa akarentinga agace, akajya ashyiramo ibintu bye akabicuruza. Ushobora rero kuba nawe ushaka gukora iyo bizinesi, hari ibintu ufite byo gucuruza, uraza ugakodeshamo agapariti gato nk'aka ngaka, ngira ngo murakabona, ukajya uza ugashyiramo ibicuruzwa byawe, hanyuma pediresi ikagucururiza, hakagira porosantaje ifata, nawe ugafata izindi ukunguka utavunitse, ari ugushyiramo ibintu bakagucururiza. Aka ni akandi gace, murabona ko harimo toyizi, ibikinisho by'abana bitandukanye. Dukomeze, aka gace karimo ibikinisho. N'ahandi murabona harimo ameza, harimo na shelifuzi ushobora kwifashisha mu rugo ushyiramo ibikoresho bitandukanye, harimo n'ibitabo. Hano muri iri soko haba harimo ibintu bitandukanye kandi by'amafaranga makeya, biciriritse, bidaciriritse cyane, ariko biba ari byiza. Murabona rero, nababwiye ko amagambo ari make uyu munsi. Haba harimo n'imyenda, ngira ngo murayibona. Iriya ni imitako, amafuremu, ibikombe, ibirahure, ngira ngo murabibona. Twegere turebe nk'ibiciro, aba ari amafaranga make rwose, ari amafaranga make cyane. Ngira ngo muragenda mubibona ibyanditseho. Iriya seti yose ni amadolari 100. Murabibona, ingofero, shelifuzi, toyizi, inkweto, biba bivangavanze. Wowe uragenda ugatembera ukareba mu buryo butandukanye, bitewe n'icyo wifuza kugura. Murabibona n'aha ngaha harimo ibikoresho bitandukanye. Haba harimo ibikoresho rero bitandukanye ushobora kwifashisha mu buzima bwa buri munsi. Ntago biba byoroshye aha ngaha muri Amerika. Abantu bose bagenda bagerageza
gura ibintu bisa naho bitahenze cyane cyane nk'abantu b'abimukira. Murabona nk'iyo tebo na zino ntebe biri ku madolari 329.95 guys. Murabona ko ni seti nziza cyane, murazibona ahantu rero ugera ukabona ibintu bitandukanye. Yes. Murabona ngira ngo hano agaseti keza rwose kameze neza cyane. Hari intebe enye, yes. N'iyi glass candle nayo iri ku madolari 18.95. Yes. Haba harimo rero guys ibintu bitandukanye kandi byiza abantu ushobora kugura ukifashisha mu rugo, cyangwa se ugatangamo impano, cyane nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, ku bantu baba barabimukira, ukeneye especially kuba wagura ibintu bitari very expensive kandi nanone bitari cheap cyane. Yes. Murabibona dukomeje kugenda dutembera, harimo ibintu byiza rwose. Murabona aya makadire ngira ngo ko ari meza, ibintu biri arted, ushaka kuza nabyo ukabihabona ku babikunda. Reka dukomeze. Murabona rero ko hagiye harimo ibintu bitandukanye rwose, kandi mu by'ukuri byiza bisa neza cyane. Murabibona. Murahabona n'aha harimo utuntu dutandukanye tw'imitako n'ibikoresho byo mu gikoni. Hariya hakurya murahabona harimo ibintu byinshi kandi byiza. Nkomeje rero kugenda mbatembereza, kugira ngo niyo waba nawe uri muri Amerika, ntabwo ndi kubwira abari muri Afurika gusa, wahanyarukira hano hantu rwose ukihahira ibintu bidahenze cyane kandi mu by'ukuri ibintu byiza. So guys, rero mureke two gufata time ndende. Nagerageje kubatembereza ahantu hatandukanye, ngira ngo murahabona ndacyahanyura. Haba harimo ibintu bitandukanye, ububati, imyenda, intebe, matora, ibikoresho bitandukanye byo mu rugo. Ntabwo murabibona. Murabona rwose ko harimo ibintu byiza cyane. Ushobora rero kuhanyarukira nawe ukagira ibyo wigurira. Yes. Murabibona ndacyabereka, kandi guys nanone mwibuke gukora subscribe, mukore share, mukore comment, mujye rwose cyane mutubwira uko ibiganiro dukora bimeze. Turacyagenda tureba rero. Hano murabona hari intebe nziza rwose,
Yes, kariya ni agatanda k'umwana, haba harimo ibintu bitandukanye kandi byiza. Iyi ni coffee maker, urabona ko nayo ari nziza. Yes. So guys, rero ngaha haba harimo n'ibindi bikoresho byinshi. Murabona biriya ni ibikoresho byo gukoresha siporo, ushaka kuza ukagura ku mafaranga makeya. Nk'iki ngiki kiri kugurishwa amadolari 199.95 guys, ukaba fit. Iri ni igare ryiza rwose, ngira ngo muraribona, rya siporo. Riri ku mafaranga make cyane, amadolari 69.95. So guys, rero aha hantu haba hari ibintu byiza byinshi bitandukanye ushobora kuza ukihahira ukabikoresha mu buzima bwa buri munsi. Nuko rero intumbero cyangwa se uruganiriro rwacu twabivuze, tugerageza tugende dutembera tubereka ibintu bitandukanye byo mu buzima bwa buri munsi, ariko bigamije kugira ikintu bidufasha cyangwa se bidusigira. Nk'ubu aha hose turi kunyura murabibona n'iki gikoresho rwose, ngira ngo abakizi murakizi, igikoresho cy'ingenzi. Yes. Turakomeje, murabibona harimo amamashini afura, ayumutsa ku mafaranga make cyane rwose, amafaranga 385. Murazibona izi mashini zirahenda rwose. Imashini zihenze murazibona, ariko ahangaha ushobora kuba wahaza ukazigura ku mafaranga make cyane. Ibintu byinshi rero bitandukanye birimo aha hantu guys. Ni hanini, ni mall, nkuko mwabibonye twinjira, ni mall. So reka rero mbabwire ngo tuzasubira nanone mu ruganiriro rwacu. Ntabwo tuzajya duhora muri salo gusa tuvuga amagambo, tuzajya tunagenda dusohoka tubereke muri Amerika mu buzima bwaho bwa buri munsi uko bimeze. So guys, ciao rero, naho ubutaha, ndabakunda cyane.